abantu bahita babihirwa barahaguruka umuntu akabwira umugabo ati naye nakubwiye jya gusaka hakeye dore Yesu adukujeho. Ariko ndashaka kubasaba aka kantu, ntabwo Yesu azabakuzaho. Reka mbabwire nishaka imita nsenga. Mushake Yesu mwe kujyana udufuka, ufite icyo aguha ntiyabura icyo agupfunyikiramo. Muranyumvise? Ntabwo ushobora kujya muri shop ihenze ngo witwaze ishashi cyangwa envelope. Baguha ibintu uhashe bakanabipfunyika. Nukurikira Yesu azaguha no gupfunyikira. Na kare kose inonga niwe wazibahaye si wabazi sanye. Nubwo wafata mitsingi ukayishyira muri iri cupa ry'amazi ukandikaho ngo 0 alcohol, mukiranutse afite ishurirwa ribimenya. Ndafashijwe Mana. Mukiranutse afite ishurirwa rigira gute? Nubwo wakwandikaho 0 alcohol, nubwo wakwandikaho ngo ni fanta, mukiranutse umuze wa ntago uzazamuka, data azamushyira hejuru yicarira umuze. Noneho niho muzasoma muri myivuga ngo Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye, ashaka kunyihebesha. Njya numbira mu ijuru. Aho hantu tumbiriye nta kindi hamara, hahita hazana ibiro byinshi, hagatsikamira karande yari igiye kuzamuka, hakazana ibiro byinshi, hagatsikamira iryo muri famiye, hakazana ibiro byinshi, hagatsikamira gushaka abagore benshi wanyu, hakazana ibiro byinshi, hagatsikamira kuraguza. Tera haleluya! Bitangira yicaye ahantu nkaha, ubuzima bwe nta sura. Mani gumugisha. Ubuzima bwe nta cyerekezo, ariko akajya avuga ati sinzasambana, sinziba, sinzaraguza, nzagumana na Yesu wanjye, hari igihe azangirira neza. Abantu bagatari ko Yesu wenyine urumva hagije. Wakoze amanyanga nawe ugakira, wazanye ibintu ugacururizaho nawe ugatera imbere nk'abandi. Fati weya, nubwo nta kazi, nubwo nta cyerekezo, ariko nzagumana na Yesu. Bwira uwo muntu ngo nzagumana na Yesu. Nzagumana nande? Na Yesu. Iyo umunejeje nimunyikiriza muraba mukoze haleluya. Iyo umunejeje araguhagurutsa, ni tape ya mbere. Iyo aguhagurukije ntago aba gutabaye, aguhindurira icyicaro akakwicazaho. Aha ni ahantu umuntu agera akeguka akayarya ibiryo bikagera mu nda. Watangira kurya agaceri n'agafiriti n'utudodo dukaranze n'udusambaza tukawushije, ukajya uvuga uti Yesu ni wowe ubimaye, ntabwo ibiryo biri buntere irari, ntabwo biri buntere ubuhehesi, ntabwo ndi bwima abashonje, ndagumana na Yesu. Yesu niwe mutabazi, Yesu niwe umvanye hasi, Yesu niwe umagurukije ahantu nta muntu wari warampagurukije, ntabwo ndi bureke Yesu, ndagumana nande? Na Yesu. Ariko tuvuga Yesu, Yesu akaza akabona byarakunze, yaguhaye agatebe ntiwagwa, akavuga tubwo ataguye muhaye agatebe, reka nzamuzamure na sikariye. Zamura agasikariye mwicaze naha. Ubu hano ubutangiye kugura moto, cyangwa utangiye nawe kutwerera no kuyobora inama z'ubukwe. Mwigize hejuru, tubanye neza nta manyanga, kongera agafata agatebe akakimura akagashyira nkaha. Kandi Imana ubu ndimo ndahanura muri iri teraniro. Icyama abantu muri iri teraniro mukakira ubuhanuzi. Hari abantu Yesu agiye kwimurira intebe muri iri teraniro. Ababyizeye nkanjye muvuge cyane ngo ye. Ako mwana urabona ahantu ugeze, akongera akaguterera kandi gatebe kakimura akagushyira. Ariko ntimuzirate ngo twarabakiranye, mujya mukomeza mukundane nande. Ejo akongera akakimura akagashyira. Urabona ahantu ageze, mu gihe abantu babonaga yaragezeyo, Yesu akavuga ati ntabwo ari aho gusa, akongera akakimura
akagashyira ntimumurenganya yicaye ntago yagaragara, nakomeza ahagarare. Noneho dore ngaha abakiranutsi azabageza, azabashyira ahantu banesha icyaha n'igisa, azagenda bazamura mu ntera bashyira, azagenda amenagura imbaraga z'abadayi. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Zaburi ya 92 dusome ku murongo wa 13. Umukiranutsi azashisha nk'umukindo, azashyirwa hejuru nk'umwerezi w'i Lebanoni, amen. Haleluya. Ko munyihorera, haleluya. Reka duhereze Yesu icyubahiro. Iyo uzamuye kimwe uba umubwiye ngo ukundi kuboko nushaka uzagutware ntacyo kumaze, mu bizamure byombi. Ndashima Imana impaye kubana namwe. Ndashimira n'abantu batekereje ko naba muri iki giterane. Nagize umugisha wo kongera kubona mushumba tuherukana Save. Nagize umugisha wo kubona mushumba y'Urubavu, ni inshuti yanjye yanakoze yayigisha imbere yanjye. Nagize umugisha wo kubona umushumba w'iparuwasi, tumaze igihe tumenyanye. N'abandi bakozi b'Imana muri aha nabonyemo abantu b'inshuti zanjye benshi. Mwese muhabwe umugisha n'Imana. Nitwa Samuel Irabizi, mfite umudamu n'abana, ndi umukristo w'igahogo. Hanyuma Imana nangishimye ko mvugira muri iki giterane. Ndashaka ko tuganira ku ijambo rivuga ngo kwakira Yesu no kumwizera nibyo bituma dushyirwa hejuru. Kwakira Yesu no kumwizera nibyo bituma dushyirwa. Mbibasabye ngo mubibwirane mwabishobora. Ngaho bibwira uwo mwegeranye nimba ntacyo bitwaye. Kwakira Yesu no kumwizera bituma dushyirwa. Nahoze ndeba abantu bari muri iki giterane nsanga ninjye mugufi. Nasanze ari njye usobora kuba ari mugufi. Naje barampemukira banyicaza inyuma y'abantu bareshya kuriya, kubona imbere byambangamiye. Ejo muzamba bari ntimuzanyicaza inyuma, dore kureba imbere biba byangoye. Noneho nahoze nibaza, pastor ari kwigisha mushumba, nahoze nibaza Imana izadushyira hejuru ku rwego rureshya ruti. None se ubundi Imana izadushyira hejuru ku rwego tureba he? Hari ibibazo byinshi nibajije, mfata n'ikayi ndandika. Ndashaka ko tuza kuvangura ibintu ntitubijyane mu gihe cyo kuvuga ngo tuzashyirwa hejuru. Murankurikiye? Ndashaka ko tureba umuntu uzashyirwa hejuru. Nimunyikiriza muraba mukoze, haleluya. Muzi ikintu cyantangaje, ntago ari buri muntu wese uzashyirwa hejuru. Ni umukira, mubivuze mwahabwa umugisha, ni umukira. Natangaye mwivuga butumwa Yesu yakoze, yahuye n'imbogamizi 3 zikomeye zishobora gutuma n'abantu batazashyirwa hejuru. Imbogamizi ya mbere, Yesu yahamagaje abantu ijambo ryitwa amahirwe. Amaki yavuga ngo kuri jye hari amahirwe, ngo kubera ko abantu benshi bakunda ahantu hari amahirwe bakaza ari benshi. Imbogamizi ya kabiri, yakizaga indwara, muri we yakizaga indwara. Aka kantu kitwa gukiza indwara katumye Yesu agira abantu benshi, kuko abantu benshi bararwaye. Ubu muri aha murarwaye uretse ko mutabizi. Utarwaye grippe, arwaye umugongo, utarwaye umugongo, arwaye hepatite, utarwaye hepatite, afite diabete, udafite diabete, arwaye umugongo, utarwaye umugongo, arwaye grippe, utarwaye grippe, arwaye umutwe, utarwaye umutwe, afite sida, udafite sida, afite imitsi, utarwaye ibyo byose nyabingize yapfiye aho mukomoka zimumereye nabi. Ubu muri aha murarwaye. Kuba Yesu avuze ngo abantu barwaye muze bakaza ari benshi. Imbogamizi ya 3, yatangaga ibiryo, kandi ibiryo ni danje. Ubu mwese muri aha mukeneye ibiryo.
n'ikimenyimenyi muzarebe kuntu ibiryo ari ikibazo nabyo. Umuntu aba afite inyama muri firigo akajya ku murongo w'ubukwe kurindiriza abandi, agafata isahani akayumana, kandi mu rugo zihari. Ni ikibazo cy'ibiryo, ibiryo ni hatari. Noneho ni ikibazo cy'ibiryo, abantu mukunda ibiryo kugera ku rwego umuntu ava mu rugo ariye anahaza abizi, ariko agafata isahani agatonda umurongo ku biryo byo mu rugo. Ntago yabireka. Umuntu wasize inyama muri firigo abonye ahantu barimo barazitangira ubuntu yafata izindi. Ni ibibazo by'ibiryo. Ibi bintu bituma Yesu agira abantu bakavuyo, batamukunda, batinjiye muri we, ahubwo bakunda ibintu akora. Murankurikiye tuganire. Noneho nigeze kujya kwigisha mu Bugande mu giterane bari bantumiyemo, nsanga ni igiterane ngo kirimo abantu 2500. Cyari kinini, badushakira podium bari babikabije, iri nko hejuru iriya. Noneho batwitaga ngo ni ba profete. Noneho ninjye wari bwigisha nyuma. Hari umuhungu wari wavuye muri Afrika y'Epfo agomba kwigisha mbere yanjye, arigisha ahita ahamagara umuntu wari uri mu iteraniro wari ufite igisebe cy'umuvogo, aragisengera kiruma ndeba hasigara inkovu. Uwo twari duhagararanye arambwira ati uriya nta mavuta afite, atarimo arakiza ibisebe gusa, ati wowe uhagurukira imbago barazita. Nakwibuka ko nta na gripe nsengera ngo igende. Tavuga ni ndapfuye we, ibisebe byumye ndeba. Ariko natangaye munyikirize. Haleluya. Kwakira Yesu no kumwizera nimunyikiriza muramukoze. Haleluya. Biduhesha gushyirwa hejuru y'ibyitwa imbaraga izarizo zose. Mbasabye aka kantu mwakankorera. Hobera uwo muntu mubwira ngo niwakira Yesu ukamwizera uzahabwa ubushobozi bwo kugenda hejuru y'izindi mbaraga zose. Twese tuvuge cyane ngo amen. Noneho nimba mwarasomye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo na Yohana, uku kuntu Yesu yagiye akurikirwa n'abantu, mu mabare dukurikira tuganire, uku kuntu Yesu yagiye akurikirwa n'abantu benshi baza mu kavuyo, ngo yaje no gukora igitangaza rimwe abakubita ibintu by'imitsima, ngo bararya baranahaga, ariko ngo basagura n'inonga 12 zihereza abigishwa barazijyana, ariko izi nonga zikora gashya. Mbere yuko abaye imitsima hari ikintu cyabaye cyantangaje, ngo yabwirije abantu iby'ubutumwa bwiza by'ubwami, ababwira iby'ubwami ibyiki ko mutavuga ibyiki, ukababwira iby'ubwami ngo abantu bagenda baryoherwa. Ariko ngo Petero avamo aramubwira ati mwigisha, amasaha yakuze nawe ntugakabye, wirije abantu aha urimo uravuga ibintu by'ubwami gusa, sezerera abantu bagira gute batahe. Ngo Yesu aravuga ati oya reka tubaye imitsima barya batagusari mu nzira. Ngo bararya barataha, akubita abigishwa be izi nonga 12 barazijyana. Izi nonga zakoza gashya gateye ubwoba, ngo barazikoreye. Ni mundebe hano, ngo barazikoreye. Nimanuka nkajya hariya hasi pastor yahoze ndabangamiye, uko bakazikoreye bagenda nta wundi uri hafi, ngo inona tugende petit frère shaka inonga aho ngaho, ariko ubwo buzinonga aho ngaho ngo wikoreye tugende banguka. Ariko uko ngo bazikoreye bagenda bigishwa nabo barabahatari, ngo bakajya baganira bakavuga bati igihe abantu badusuzuguriye bavuga ngo Yesu ntacyo amaze, aturabona ko kumukurikira nta gihombo, atugaburira turi kumwe akaduha n'ibyo dutahana. Ngo abantu bakajya bagenda baganira bati nta muntu uzongera kudusuzugura, gukurikira Yesu nta gihombo, azajya biduha turi kumwe, ariko aduhe n'ibyo tugira gute dutahana. Izi nonga ngo bazigejeje muri quartier zikora gashya kutaza mwa. Noneho ngo bazigejeje muri quartier, utuye aha nawe genda ushaka ahantu utura, hariya ntago abantu baturana cyane. Noneho ngo umuntu agahamagara uwo hepfo umuturanyi, undi agahamagara uwo hariya, ngo bakaza mu rugo, ariko ngo bakanabacyurira, ngo bakababwira bati ubu mutureba
mwirirwa muvuga ngo twakurikiye Yesu udafite icyo amaze uri aho ngaho gusa. Ntago Yesu ari feke, ntago Yesu ari umuntu w'umutubuzi uri aho, atugaburira turi kumwe akaduha n'ibyo dutahana. Ngo babahaho ibyo kurya, ubiriye ngo akumva biraryoshye, bumvisha biryoshye ngo bafata umwanzuro wo kudasubira mu Misiri. Abacuruzaga ntibajyayo, abahingaga ntibasubirayo, abacuruzaga ntibajyayo, abahiriraga inka ntibajyayo. Ngo abantu bose bafata udufuka uduki, barabati gahunda no gukurikira Yesu n'ubundi kumukurikira nta mvune no kwirirwa inyuma ye akaguha n'ibyo utahana. Ngaho igendere wowe. Ngo abantu birirwa bahiga Yesu umunsi wose baramubura, bari n'udufuka ngo bakajya bashaka Yesu, ariko aho bavuye bagasanga ntaho ari. Ngo umunsi ukuze bahura nawe baramaze atariko mwigisha wiriwe igihe twagushakiye. Ngo Yesu arabaza ati ninge mwashakaga cyangwa ni ya gahunda y'ejo? Baramubwira bati mwigisha niwe twashakaga. Umva ijambo nasomye rirandyohera, muranyikiriza. Haleluya. Ngo abigize imbere ho gato, ngo ababwira amagambo y'ubwami. Amagambo ngiriro umuntu mwegeranye ngo uvuga amagambo y'ubwami, uvuga amagambo. Haleluya. Ngababwira amagambo y'ubwami, babwira amagambo y'ubwami. Kumba abantu ari kubwira amagambo y'ubwami ntibayumva, bafite udufuka. Ariko nta gakapu karaho ngo nize ko iki kiremereye. Barimo barareba Yesu ariko batwicaranye. Uko Yesu avuga amagambo y'ubwami bo bafite udufuka. Ngo abantu bakajya baganira batari ko uyu mugabo kavuga iby'ubwami gusa, gahunda y'agafuka yo ayivugaho sangahe. Ubu muri iki gihe biranagorana kuvuga amagambo y'ubwami utavuga ku magambo y'agafuka. Ngo bakajya bavuga ati ko se igihe yavugiye ibintu by'ubwami arakora igitangaza cyari. Ubu hanze abantu baranabimenya amasaha y'ubuhanuzi barayazi, bamenya isaha ya bishop yo gutangira kugira ikintu avuga kudufuka. No ngo barindira akavuga kudufuka ntiyatuvugaho. Ngo amasaha akuze mu gihe bibwiraga kagiye kubaha imitsima, ngo asa n'uwigiye hejuru ho gato, umfashije intebe waba ukoze nkayurira. Ngo abareba bose abitegeye, ngo arababwira ngo nijye mutsima wavuye mu ijuru. Haleluya. Arababwira ngo umuntu ndiyeho, talabini ero, umuntu ndiyeho ntazongera kugira inzara ukundi. Naho yapfakara akaba yarandiyeho, naho bamwanga akaba yarandiyeho, naho bamuta akaba yaragize gute yarandiyeho, naho yatinda gushaka ariko akaba yaragize gute yarandiyeho, nubwo bamutereza cyamunara ariko akaba yaragize gute yarandiyeho. Yesu avuze ijambo ryiza ariko aribwiye abantu bafite udufuka. Bavuga bati nta kintu ariko ubu murebye abantu bafite udufuka, umuntu wese avuga ati ariko ko ntacyo ariko bivugaho. Noneho ngo mu gihe bibwiraga yuko agiye kubaha n'amazi bakanywa, ngo arongera yigira imbere, ngo ino ufate none neza, ngo arongera yigira imbere, ngo arababwira. Abigisha benshi bavuga nabi, ntabwo yavuze ko ari amazi, oya, yaravuze ngo jyewe ndi isoko y'amazi amara inyota. Arababwira ngo umuntu unyweyeho ndafashishwe mwami Yesu, umuntu unyweyeho ntazongera kugira inyota ukundi. Ndabahanuriye nimunywa kuri Yesu ntimuzongera kugira inyota. Ababyakiriye mwese mutere haleluya, mushimire Yesu. Ngo abantu bahita babihirwa barahaguruka, umuntu akabwira umugabo ati naye nakubwiye jya gusaka hakeye dore Yesu adukujeho. Ariko ndashaka kubasaba aka kantu, ntabwo Yesu azabakuzaho. Reka mbabwire nishake imite nsenga. Mushake Yesu mwe kujyana udufuka, ufite icyo aguha ntiyabura icyo agupfunyikiramo. Muranyumvise? Ntabwo ushobora kujya muri shop ihenze
ngo witwaze ishashi cyangwa mverope, baguha ibintu uhashe bakanabipfunyika. Nukurikira Yesu azaguha no gupfunyikira. Na kare kose inonga niwe wazibahaye, si bo bazizanye. Ayo mashini imbara yanjye arahagije, ariko n'imbara ya Yesu muyongera. Dore rero nimunyitabe amen. Dore ukuntu azabazamura mugashyirwa hejuru. Azakora ibintu bine. Icya mbere, azabashyira hejuru ku rwego munesha icyaha n'igisa. Ubivuze neza mwahabwa umugisha. Azabashyira hejuru ku buryo muhabwa imbaraga zinesha icyaha n'igisa nacyo. Ntabwo Yesu azadushyira hejuru ngo tugure ama etaje, tugure imodoka, tubyibuhe turuta abandi. Oya, nabyo azabikora, ariko ikintu cya mbere azakora, azagushyira hejuru. Ndafashijwe mwami, ku buryo unesha icyaha n'igisa. Hari ikintu kiba mu muntu cyitwa umuze. Umuze ni iki ku bantu bari bumfashe? Umuze ni nk'indwara, virusi. Noneho ubu kumuri mwese mugira umuze, ariko uwo muze hari igihe ugera ahantu hawataka. Ariko kubera ko turi ahantu hashyuha, tudusipoze ko ufite umuze wa gripe, ariko kuko tutuye ahantu hashyuha, umuze wawe wa gripe ntugire gute, ntuzamuke. Ariko wajya gutura i Musanze hakonja, ugahora ufite umuze w'ibyaha utubamo. Ariko iyo wakiriye Yesu ukamwizera, ahantu hambere agushyirira hejuru, aguha imbaraga zinesha umuze. Ubuse kugira ngo mbibumbishe nabigenzane, wazanye iyo ntebe nkagufasha ukamfasha papa. Donc iyo ugeze ahantu, tera hano dufatanye, aguha imbaraga zinesha umuze ku buryo unyura ahantu basambana, ukanyura aho biba, ukunyura aho baroga, ukanyura aho baraguza. Noneho ikintu Yesu agukorera, ukugenda uhanyura nawe kandi wabikora, kuko n'ababikora ni abantu. Aguha imbaraga zinesha ku buryo ugenda uhanyura ntubikore. Ikintu agukorera asa nk'uwicara. Yesu agushyira hejuru ku buryo ubana n'abo bantu, umuze w'ibyaha wawe ntugaragare. Yesu araza akawicarira, akawuremerera, akaremerera umuze w'ibyaha. Ukabaho basambana ntusambane, ukabaho biba ntiwibe, ukabaho baraguza nturaguze, kuko Yesu yadushyize hejuru, aduha imbaraga zinesha ibyaha. Imana igumugisha. Ngicyo kintu cya mbere kiri muri iyi ntego, umukiranutsi azashyirwa hejuru. Ntabwo nzi wateguye topic nimba yari yabitekereje. Nta handi hantu hambere azadushyira hejuru. Azadushyira hejuru ku buryo tunesha ibyaha n'ibisa. Muzi ko umukiranutsi nubwo wafata mitsingi ukayishyira muri iri cupa ry'amazi ukandikaho ngo 0 alcohol, umukiranutsi afite ishurirwa ribimenya. Ndafashijwe Mana. Umukiranutsi afite ishurirwa rigira gute? Nubwo wakwandikaho 0 alcohol, nubwo wakwandikaho ngo ni fanta, umukiranutsi umuze we ntabwo uzazamuka. Data azamushyira hejuru yicarira umuze. Noneho niho muzasoma muri myivuga ngo Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye, ashaka kunyihebesha. Njya numbira mu ijuru. Aho hantu tumbiriye nta kindi hamara, hahita hazana ibiro byinshi, hagatsikamira karande yari igiye kuzamuka, hakazana ibiro byinshi, hagatsikamira irari ryo muri famiye, hakazana ibiro byinshi, hagatsikamira gushaka abagore benshi wanyu, hakazana ibiro byinshi, hagatsikamira kuraguza. Tera haleluya. Twe tuzashyirwa hejuru ku buryo ibintu imiryango yakoze tutazabikora. Twe tuzashyirwa hejuru ku buryo imbaraga zamenaguye imiryango, njyewe ubwanjye n'abana banjye n'abazabakomokaho ntizizabashobora, kuko Yesu yanshyize hejuru. Icya kabiri, aha kabiri tuzashyirwa hejuru. Tuzashyirwa hejuru tugire umwifato. Tugire, mubivuze mwahabwa umugisha. Tugire umukiranutsi ashyirwa ku rwego agira umwifato ku buryo niyo wamubona agenda ubona ari umuririmbyi, ku buryo niyo wamubona mu isoko ubona ari umuhanuzi,
bakiranutsi bagira umwifato. Ntibaririmba dombore ya soro, ntibavuga ngo banza waranyanze, ntibavuga ngo banza ngiye gusara, uretse ko ndiwe mbona uzasara kuko nta Yesu. Bagira umwifato. Niyo bagiye kudodesha badodeshanya umwifato, niyo bagiye kurya baryana umwifato. Ariko haleluya, kwakira Yesu ni igikorwa kiremera, kimeze nko gusama inda k'umubyeyi. Umugore asamira inda ahantu tutareba, ariko kindi igenda ikura tukamenya ko yagize gute, yasamye. Igenda iza. Nibyo koko wakiriye Yesu ahantu tutazi, ariko konsekanse z'uko wakiriye Yesu dukwiye kuzibona, abantu bakamenya ko wakiriye Yesu. Haleluya. Uracyadodesha nk'ibandi, uracyadodesha nk'umuntu utarabatuwe, nturamenya Yesu. Nigeze kujyana na korari mu bice bya Rubavu, bari bantumiye i Kigali. Noneho ngezeyo, yari korari i Kigali yagiyeyo, ninda kwigisha. Noneho ntinze, haguruka umwana w'umuririmbyi aririmbira akora asivuga ngo wahamba nati. Aravuga ngo wahamba nati, arayiririmba. Mwana we, tugira umukecuru Gahogo, iyo batangiye kuvuga ngo wahamba nati, haraza akakubaza ati ariko iyo bahamba natinga ubu byumva wowe? We ntago ababyumva nyine. Noneho umungu yararimbye ngo wahamba nati, arabivuga ngo wahamba nati. Nari mfite inote yanjye yibi, kandi bibiri ni byinshi nubikinishe. Ndayafata kubera gufashwa, tagenda mu nyawo mungu shandavuga nisha sinjya ntanga amafaranga. Ariko kuntu ririmbye wahamba nati, yarye nubwo ariyo nari nsigaranye. Nabonaga igihungu gifite Yesu. Kumbi buno ni ibintu kigize kirabikora bikaza. Ninza kwigisha nsohoka mu ugiye mu bwiherero, nsanga hari abantu benshi banjyana ahantu handi ukuntu, mageze nsanga umuhungu arimo aranywa itabi ry'intore. Je ntago nababajwe nuko anywa itabi, nababajwe na bibiri byanjye. Na itabi ryo asanzwe, ndamubwira nti amafaranga yanjye. Arambwira ati ntayo mfite, nsigaranye 1900, ijana nariguze itabi, ntimasigaye. Arayama nsubira mu iteraniro. Mukwiye kwakira Yesu. Muranyumvise? 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 Mukwiye kwakira Yesu ku buryo Yesu aba mu mano, Yesu akaba mu mitsi, Yesu akaba mu nyama, Yesu akaba mu magufwa. Noneho yajyaje umuntu agiye gushyira hejuru, akavuga ati Samweli, ndamugabiza igiterane cy'icyangugu, dufitanye ubucuti butagize gute, budasanzwe. Korari ndayivaniriya nyizaniririmbe kuko nayihama gayi. Naho ibindi muvuga tuzashyirwa hejuru, tugura imodoka zitwice. Kera mfite inzara, kera narwaye bwaki. Nyirwara mfite imyaka 16 nyigira ngize 22. Inzara irandya, hajya mbwira Yesu ninabaruma ibiryo, ninabara. No, Imana iza kumpa ibiryo, ndarya. Ngize ikaranze nizikawushije, ngize itogosheje nizirimo ibitunguru. Nzirya inka, nzirya n'izihene, nzarya n'idendo, ndya na byakoroyiro, ndarya. No, mu gihe cyashije ndagenda ndabyibuha, ndarengerana. Najya ndyama nkahumeka nabi, njya kwa muganga. Burya ibintu byose biravuna, ikintu kitavuna ni ukwakira Yesu. Ngiye kwa muganga, bazana ikintu ngo gipima uburebure. Barambwira bati jyaho. Dogiteri arambwira ati jyaho, njyaho. Arambwira ati ukuntu ngana ntikungana n'ibiro ufite. Ati ukuntu ureshya n'ibiro ufite ntibihura. Arambwira ati kandi ibi ntibigira umuti, ntibigira inkingo, ntibigira urushinge, nta kinini nkwandikira, taho ujye ubyuka wiruke. Ndamaza nti ati ubyuka wiruke. Ndataha mbwira madamu ntibambwiye ko nta binini ntinzajya mbyuka niruke, ankubitiramo reveil ya saa 9. Saa 9 zigeze arankoma ngati sheri nti ati kutabyuka ngo ugende ntingehe, ati byuka wiruke. Naho njya ndiryamira. Undi munsi akubitamo ya saa 10. Ntuyana bitazamusambira, zigeze saa 10 zigeze, ndabyuka nshyiramo materine ngi ndiruka, ndagenda ngera mu gaperi. Ngeze mu gaperi ndavuga ko ubu ndimo ndiruka njye.
bitafata moto ndataha. Babona nje na moto, bati kuje na moto wagiye muri siporo, ntago nzasubirayo. Njya kubaza muganga ikindi nakora kwiruka byari byanze, arambwira ati genda ugura umugozi ujye usimbuka. Ndagenda ndawugura, umugore agafata, umwana agafata, bakajya bazunguza avuga ngo cya gikecuru ngo cyatetse inkono, nabyo ndabireba. Mbasabye aka kantu mwakama, bwira umuntu mwegeranye umuhobera umubwire ngo kwakira Yesu niko gushyirwa hejuru. Kwakira Yesu niko gushyirwa. Ababyemera nkanjye muvuge ngo amen. Ababyemera gutyo muvuge cyane ngo amen. Harana habonye umugabo tujya kureshya, iyo mumenya kera mba narakugize pari, ngwino nkwereke. Ndashaka no kudodesha imyenda nk'iyi kuko turareshya. Yesu aguha umugisha. Zana gusura jewe, zagusura kabisa. Ngwino nkwereke. Nanjye nari maze kubyibuha ariko mana murimo muratureba hano njye n'uyu mugabo. Nzanira ku gatebe muvandi. Ngwino tugahera. Ndashaka kubereka umukiranutsi. Icara, kicareho hano. Ariko biri bungore kiretse mpereye hasi. Reka mbihere hasi, wamaye igitengesha. Nimba utinze ndajyanire. Sa nk'uwicara hano. Ndi ku ijambo ryitwa umukira. Umukira. Shamwe abivuze umuki. Bitangira yicaye ahantu nkaha, ubuzima bwe nta sura. Mani gumugisha. Ubuzima bwe nta cyerekezo, ariko akajya avuga ati sinzasambana, sinziba, sinzaraguza, nzagumana na Yesu wanjye, hari igihe azangirira neza. Abantu bagatari ko Yesu wenyine urumva hagije. Wakoze amanyanga nawe ugakira. Wazanye ibintu ugacururizaho nawe ugatera imbere nk'abandi. Fati oya. Nubwo nta kazi, nubwo nta cyerekezo, ariko nzagumana na Yesu. Bwira uwo muntu ngo nzagumana na Yesu. Nzagumana nande na Yesu. Iyo umunejeje nimunyikiriza muraba mukoze haleluya. Iyo umunejeje araguhagurutsa. Ni tape ya mbere. Iyo guhagurukije ntago abagutabaye, aguhindurira icyicaro akakwicazaho. Aha na ahantu umuntu agera akeguka akayarya ibiryo bikagera mu nda. Watangira kurya agaceri n'agafiriti n'utudodo dukaranze n'udusambaza tukawushije, ukajya uvuga uti Yesu ni wowe ubimaye. Ntabwo ibiryo biri buntere irari, ntabwo biri buntere ubuhehesi, ntabwo ndi bwima abashonje. Ndagumana na Yesu. Yesu niwe mutabazi. Yesu niwe umvanye hasi. Yesu niwe umagurukije ahantu nta muntu wari warampagurukije. Ntabwo ndi bureke Yesu. Ndagumana nande na Yesu. Ariko tuvuga Yesu, tuvuga Yesu. Yesu akaza akabona byarakunze, yaguhaye agatebe ntiwagwa, akavuga tuvuga ataguye muhaye agatebe, reka nzamuzamure na sikariye. Zamura gasikariye mwicaze naha. Ubu hano ubutangiye kugura moto cyangwa utangiye nawe kutwerera no kuyobora inama z'ubukwe. Hago mwe murasetsa. Hago mwe murasetsa. None se wowe ubu bagutumira kuyobora inama y'ubukwe nta kintu ufite ngo umarike. Utarazamuka gasikariye ntayo uzayobora. Gumana na Yesu tureko ko yakuzamura gasikariye. Mujye muvuga Yesu, reka mbabwire ngewe nabunjije inda. Nta n'ikindi navuga uretse Yesu. Abantu n'abantu, abantu barapfa, abantu n'abagome, abantu barahinduka, ariko Yesu ni umugabo.
nunapfa uzagumane na Yesu, niba kwanga uzagumane na Yesu, nubura akazi ugumane na Yesu, niba murimo by'igipasiteri mubane na Yesu, nimunabivamo mubane na Yesu, nkuzi uvuga Yesu uri umushumba, nubu bakumaniyeho gatura cyavuga Yesu, niba nabitwara byose uzagumane nande na Yesu. Uzavuga Yesu kiri muri kiriya cyaro, nakujyana mu mujyi uvuge Yesu, nakujyana i Kigali uvuge Yesu, nakuriza indege uvuge Yesu, uzarinda uhenuka ukivuga Yesu. Haleluya. Dawidi yaravuze ngo nari umusore nari ndashaje, sindabona umukiranutsi yaretswe cyangwa urubyaro rwe rugira gute rusabiriza. Twebwe tuzavuga Yesu ikibyimbye kimene. Imodoka ziragwa, abanyabwenge barapfa. Madamu wanjye n'umuganga kandi yarabyize n'ubarangije ku specialize muri nursing. Noneho baretse kumusanga ku kazi ngo arimo gufasha umuntu ngo wagize ihungabana, haramubwira ngo ihangane ngo bibaho. Taje n'abantu kwa mugore, ibi bintu bwiriye umuntu byamwomora. Mugore arambwira ati ibintu nkora narabyize. Vuga namaye ati giye ibintu ndimo gukora narabyize biromora. None se abantu homoye barakize? Arambwira ati baragaruka. None se ko bagaruka kandi warabomoye? Arambwira ati nyine ati hari igihe periode y'ibibazo igaruka bakongera bakagaruka. Ndamureba ndamugana ayo magambo wavugaga nanjye nayavuga, nimba bagira crise bikagaruka nanjye ibyo nabivuga. Ndamugana nti urekereho kujya ubeshya abantu, ubabwire Yesu. Ndamugana uramutse ubwiye abantu Yesu yabomora ntibazagaruke. Abantu bose mwomowe n'abantu muzagaruka, ariko umuntu Yesu azomora. Haleluya. Do nibi bintu bavuga ngo umurimo w'Imana ngo barabavuga ngo barabanga, hari igihe cya Satani kivuga kiti turamuvuze ntazagaruka muri korari, nawe ugatavuga uti sinzayigarukamo nibajyana ibyabo sike najya no muzindi. Wakwigira imbere akamaro ka Yesu nukomora, kagenda avuga ati uzayisubiramo wongere uyobore, sinagutakaza uri umukozi wanjye. Kwa gatandatu gahita ugaruka bagasangura imbere urimo urakora injyana. Natangaye Satani ashinzwe kudukomeretsa, Yesu ashinzwe kutwomora. Badukomeretsa atwomora, badukomeretsa atwomora, badukomeretsa atwomora. Hobera uwo muntu mubwire ngo tuzakomeza dukomereka ariko Yesu azakomeza twomora. Nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika. Yesu azagushyira hejuru ku buryo abantu bazajya bavuga ati ariko niwe cyangwa si we. Nabaga muri korali y'urubyiruko nyina dirije korali imyaka 9, tandeba hana radirije wangu kandi twe twadirije bigezweho tujya imbere. Mwana twaradirije tutatureba uko. Nagiraga ipantaro yitwaga Tokiyo. Tokiyo yari ipantaro nini, umuntu wari yimaye yari afite ibiro 85. Noneho nkayambaza ikirere, twagira kuntu tuzambaza ikirere tugafata bene aka gakondo tukagahuza naka twabyitaga management. Management. Noneho umunsi umwe muri korali baranyirukana. Barambwira bati dirija twamuhaze, atadirija hejuru ipantaro yikadirija hasi. Cyo gihe bambwira amagambo mabi menshi. Yo ni mukobwa twaga Mukanyandwa Ivona, baratubwira ngo tuzapfa turimbwa twigiye hirya, gumeze wicaraho nawe Yesu ugakuzamuye muri aka kanya reba hano wicaye wenyine. Wicaye nari ba wicaye wumva Yesu nawe. Umva bangu namwe mujya muhindukira naye mu mushyiremo, mujya muhindukiza ibyo byuma mu mushyiremo. Urabona tambaye ikote rigize. Noneho haleluya. Ko munyihoreyera haleluya. Noneho ndashaka kubabwira akantu ka gatatu ku bantu mwanditse. Yesu azabashyira hejuru ababwira amagambo abandi batigeze bababwira. Mu bintu dukundira Yesu cya gatatu gikomeye, avuga amagambo abandi batagira gute batavuga. Iyo wageze ahantu Yesu ari akubwira kuri keza kandi abantu bose bavuga ko uri mubi, kandi nawe wari bamwe muri wari kubona uri mubi rwose, ariko ugatangazwa n'ahantu Yesu avanye ubwiza. Haleluya.
umuntu warayatariye ni mwiza. Wowe se umuntu bataye wowe bakamwanga n'imiryango ikamwanga ubwo ni mwiza. Ariko nyoberwa ahantu Yesu avana ubwiza aha abantu. No shaka tuvuga kuri Yesu abatuvuzaho ibintu bikomeye. Babwiye Mukanyandwi Ivona aramuhanura amugira ngo iravuze ngo uziga ngo uzanaba n'umuyobozi muri iki gihugu cy'u Rwanda ngo uzayobora. Nanjye barampanuriye arambwira ngo uzarya kuko ni nacyo cyifuzo cyo nyine nari mfite ngo kandi ngo uzagenda amahanga uzabwiriza ahantu henshi. Ni sawa ubwo ni utabima nzajya mbiryaho nagiye ntacyo. Noneho Mukanyandwi ahita ajya gukora akazi ko mu rugo i Kigali. Agezeho baramwanga bamujyana za Muhoza. Ageze mu Muhoza wo mu Rukiga muri ibyo bice bahita bamujyana urugo yakoragamo rumusubiza ku ishuri. Ariga yarera acikirije abarayasoje. Ciyemo imyaka barashoje yasanze ngewe nyirwaye inzara imeze nabi. Ahita bagitifu w'akagari. Ahita makurarira idarapo. Ahita makazi ko kujya ndarira idarapo. Arambwira ati twarasenganye. Ariko mwana mwaratabawe nimwagira ikintu muduha abana. Mukanyandwi yaratabawe ahita makazi ko kujya ndarira idarapo. Avuga ati wera ari idarapo ry'igihugu ujye urimenya. Hajyayo nshonje hagerayo nshonje haryama nkahita nsinzira. Noneho nasinzira ngo paturuye y'irondo ikaza igasanga ndasinziriye ikarinda igenda ntanayumvishe. Aramamagara ambwira ati Samu baziba idarapo nawe bagutware. Arambwira ati no kuko nari bukwirukane reka nshyireho irondo ariko ugumane n'akazi. Ariko nyine imbari yandi bavuze ngo umutindi yanitse ntiriva bahise bamwimura uje aranyirukana. Ariko twadufitanye n'akandi gasezerano ntari bubabwire ndakihoreye. Sakavuga atari zino kamera. Kari keza ariko nikemeye. Noneho kari keza twaremeranijwe ibyo bintu. Mwana mbabare ntabivuga. Ahubwo nyine ntago kemeye. Ntago kemeye. Noneho inzara irandya ariko ngumana Yesu. Ngumana nde? Ndashaka kubasaba mukabikora kandi nitegeko kubikora ntago ari kubahenda henda. Hobera umuntu mbwire ngo utegetswe kwizera Yesu. Utegetswe kwizera Yesu. Mwanyumvise? Mutegetswe kwizera Yesu. Ibyo bintu ntago mbibingingiye ndabibategetse mu izina ryande cya Yesu. Umuntu utizera Yesu ntashobora kumunezeza. No umva kantu kanyoheye. Ndamwizera nizera kazangaburira nizera kazangira umugabo nizera ndenda gusenga. Umunsi umwe rero njya kuba Kanyariro Buzahomba. Muna mikino bitaga training bag nyiryamamo. Ndiyo narahezeyo narapfuye. Yindi vuga ibintu abandi batavuga. Haleluya. Ko munyihoreye haleluya. Mwakongeyeho gato haleluya. Abarandoye umuhungu wari ufite Yesu abaramamagaye arambwira atumva wowe. Atumva wowe uryamye. Ati Yesu arambwiye ngo aguhaye umugore ngo aguhaye inzu ngo aguhaye n'imodoka nta biryo. No kubera ko ibintu yarahamye bitasaga nanjye sinanamwakira. Aramanuka azayirukanka arankomanga ati ni wowe yabwiraga iguhaye inzu iguhaye umugore iguhaye n'imodoka. Sohoka muri cya gitriningi nubura amaso ndamureba ngo turebane. Andoye nawe abona ibintu hanuye ntago nsa nabyo. Ahita nkora mu maso ihangane arambwira ati nakubeshaga se wowe bibwiye intumye ahandi ngo yambeshaga singi mutumye himutumye ahandi. Ndashaka kubakundisha Yesu. Ndashaka ko munkundira Yesu. Ndashaka ko munkundira Yesu.
avuga ibintu abandi batavuga, avuga ibintu bidasa natwe, avuga ibintu birenze uko tureshya, avuga ibintu bidasa naho tuvuka, avuga ibintu bidasa n'amashuri twize. Yesu avuga ibintu biremereye. Ngira akabazo ko kutizera uwo munsi, ndamubwira nti nimba umpaye umugore nta n'uwanyemera, kandi uwo mungu nawe yarashyushye. Kavuga ati umugore guhaye nagasanzwe, yize kaminuza, aranagusumba, ni muremure, ngo ni n'inzobe. Ntareba umugore wize kaminuza w'inzobe, ntareba ahantu mba muri training bag ariko umukobwa akaba ari inzobe. Bitambwira Imana nti imodoka tuyihorere, amapira tuyarijyemo ubugari, igikarakasi tukijyemo ubunyobwa, ibisigayemo byose bimemo umunyu n'isukari. Mu minsi 3 murahita nsanga akanyarira mpicyatanu. Arambwa ati twari cyatanu, ugenda ubugura ubugari, ugure n'ubunyobwa, ugure n'igikoma, imodoka urayiriye. Ubu byatumye nta modoka mfite. Naraye nje saa 5 naniwe kubera kutagira imodoka, nayiriyemo ubugari. Ibyo mbibabwiye kugira ngo mwizere Yesu ni magambo avuga, mwizere Yesu n'amagambo agize gute. Shamwanyumvise, ugomba kwizera Yesu n'amagambo. Abantu mwirwa musakuza ngo ibintu yambwiye ngo ni byinshi, ngo nta bindi nyeneye. Ibi bintu hari tini namba yabyo bagusabye, nyirinzu arakwishyuza. Uzi ko ibindi bintu byose ntariye mbifite. Igipangu kirahari, umugore uko yamuvuze niko yaje. Imana yamaye igipangu kirimo na parikingi. Noneho muri Kofite nibwo nahaguze, mba ndimo ndakina n'agakobwa kanjye dukina. Hari ukuntu twambara dutiriningi nkajyana n'utwana kugira ngo Satani mwiryeho. Yamuga nti Yesu yangiriye. Noneho umuntu araza ntabwo yarazi ko hari iwanjye, ahita avuga ngo mva yemwa, ngo abwira nyir'urugaze mubwire, kandi ari ngema. Ndamubwira ariko nyir'urugo ninjye, ngo nakubwiye ngo bwira. Kumbi Yesu azaguha ikintu, azagushyira hejuru ku buryo azakuremera ikintu abantu bajya bareba bakabona ntigisa nawe. Ariko ndaguhanuriye muri uyu mwaka kiguhe mu izina rya Yesu. Abacyakiriye mwese mutere haleluya mu mushimire. None Yesu akibahe, wenda ubudasana cyari kagira gute. Maze kubana na madamu, twagendanye mu mujyi wa Muhanga nk'abantu bakoze ubukwe. Duhura n'umuntu arambwira ngo Samu ngo nabimenye ko wakoze ubukwe, ngo ntabwo naje ngo nsurize madamu. Ntiwamusuje singo turi kumwe. Hahita ngo ariko ngo nimukiriye, ngo urafata umugore w'abandi ngo ukamwita wawe kandi ari uwanjye ma. Kumbi Yesu ntago azagushyira hejuru byoroshye, ni nk'umwerezi wireba. Hari akajambo karimo kitwa umukindo. Umuntu wateguye topic Imana imuha umugisha. Impamvu Bibiliya ivuga umukindo ugira umuzi umwe, kandi umuzi w'umukindo, impamvu umukindo uhora ushishe, umuzi wayo ntutambika, uramanuka. Burya ntabwo uzasanga umukindo ufite imizi ku mpande, ni umwe kandi ushakisha amazi hehe hasi. Natwe nta handi dushaka amazi, tuyashaka kuri Kristo. Ntabwo tujya mu bapfumu, ntitujya kuraguza, ntitujya mu bitega, twubakiye kuri Kristo kugira ngo dusenge. Wanitwikiriye wana uzi kuri umusirimu. Murimo murareba hano, Yesu arongera agakora kandi akavuga ati reka nongere mutabare, mwigize hejuru, tubanye neza nta manyanga. Kongera agafata agatebe akakimura akagashyira nkaha. Kandi Imana ubu ndimo ndahanura muri iri teraniro. Icyama abantu muri iri teraniro mukakira ubuhanuzi. Hari abantu Yesu agiye kwimurira intebe muri iri teraniro. Ababyizeye nkanjye muvuge cyane ngo ye. Ako mwana urabona ahantu ugeze. Akongera akaguterera kandi gatebe kakimura akagushyira.
ariko ntimuzirate ngo twarabakiranye, mujya mukomeza mukundane nande. Ejo akongera akakimura akagashyira. Urabona ahantu ageze, mu gihe abantu babonaga yaragezeyo, Yesu akavuga ati ntabwo ari aho gusa, akongera akakimura akagashyira. Ntimumurenganya yicaye ntabwo yagaragara, nakomeza ahagarare. Noneho dore ngaha abakiranutsi azabageza, azabashyira ahantu banesha icyaha n'igisa, azagenda bazamura mu ntera bashyira, azagenda amenagura imbaraga z'abadayi. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Noneho ndashaka kubavaniraho urujijo. Hari abantu bazi ko ngo abakiranutsi, hari abantu bazi ko ngo abakiranutsi bazamwara. Oya, hari abantu ngo bazi ko abakiranutsi tuzaseba, tuzabimbwa. Oya, ndabihakanye, ntago ariko Bibiliya ivuga. Igira hino mwari, igira hino, hagarara hariya. Ninza nawe uraza tubisikane. Umukiranutsi Yesu aramukunda ku buryo amunyuranya n'ibihe. Amunyuranya, mwabivuze, amunyuranya. Satani akavuga ati ngiye kohereza amahembe amumenane n'abana be, ahita arangira. Bakabyohereza, Yesu akabinyuza hariya, nawe akakunyuzaho. Dayimoni akavuga tubwa dahuye nabyo, tugomba kohereza amahembe, tukohereza n'ibitega, tukabyoherereza icyarimwe, bikaza byiruka. Yesu akabinyuza hariya, nawe ukanyura. Nuko tubayeho abakiranutsi, duhora tunyuranya nabyo. Nuko tubayeho abakiranutsi, duhora tunyurana nabyo. Nuko tubaho mwana baye. Haleluya. Duhera mu kwezi kwa mbere tunyurana nabyo, mu kwa kabiri tukanyurana nabyo kubera Yesu, mu kwa gatatu tukanyurana nabyo kubera Yesu, mu kwa kane tukabisikana nabyo, mu kwa gatanu no mu kwa gatandatu akabisikanya n'abana bacu, mu kwa karindwi no mu kwa munani akatubisikanya nabyo. Ababyizeye muhaguruka mutere haleluya, akatubisikanya nabyo. Ndaguhanuriye 2024 uzabisikana nabyo. Umugore wawe n'abana Yesu azababisikanya nabyo. Akazi kawe Yesu azakarinda akabisikanye nabyo. Shalabini Elohi. Yesu atunyuranya. Muhobera umubwira ngo Yesu azakunyurana n'ibihe, nta kibihe bizagutwara. Tukatunyurana nabyo kubera Yesu, kubera Yesu, kubera Yesu, kubera Yesu, kubera Yesu. Kubera nde? Kubera nde? Atunyuranya. Birahenda tukarya. Kubera nde? Minerivare zikurira bakiga. Kubera nde? Amaza kurira tukayakoreramo. Kubera nde? Ni bande abantu bumva 24 bazayisoza? Bazayisoza. Aho twebwe tuzayisoza kubera Yesu. Tara haleluya. Azakunyuranya nabyo, uzabisikana nabyo. Ntibakabashuke. Yesu azatushyira hejuru. Azadushyira. Nabibwiye abaha ubushize, niyo uburwaba ari urugo rwawe, ururubaye urugo rwawe, dayimoni zigahagurikira icyarimwe. Abacuraguzi bakarira bazenguruka bavuga ngo uragapfa, ngo abana ntibakige, ngo umugabo azagute, ngo uzahombe, ngo urakarindagira, ngazatoragura ibyatsi mu mibyizi no muri weekend,
ngo ahomba atahe, ngo dore ukuntu kingana kizananuke. Yesu arabareka bakazenguruka, basoza n'abakazenguruka, avuga ngo siko bizaba ku bantu bantegereje, nta n'umwe uzakorwa n'isoni, nzabarinda, nzabatabara. Kunda Yesu. Hobera umuntu ubwira ngo kunda Yesu, kunda Yesu. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Nahesha. None ndashaka ko dusengera ibintu bikomeye hano, ariko ndashaka guhuza abantu na Yesu. Ninde muntu ushaka kwakira Yesu? Namwe muri ku muhanda mwadukurikiye, ndashaka namwe muri hejuru umuntu umva twamuhuza na Yesu akamukoraho ibintu bikaze. Ndashaka ko dusenga isengesho muri iki giterane, Yesu agakora ibintu biremereye. Umuntu utarabatizwa n'umuntu umva yakizwa, zamura ikiganza nkusengere. Ndashaka kuguhuza na Yesu. Zamura cyane, Imana igumugisha. Ntutinya abantu ntacyo bazakumarira. Ndashaka kuguhuza na Yesu. Namwe muri aho ngaho abashaka Yesu muzamure. Umuntu wese ushaka Yesu nazamure, muzamure cyane. Ndashaka kubahuza na Yesu. Mukomeze muzamure ibiganza byanyu, nimuhaguruke muhagarare mbasengere. Ndashaka kubahuza na Yesu. Isi yibabeshya, isi yibatera ubwoba, Satani yibahabya, Yesu ni uzabagezayo, abazamura bageze hejuru. Nimuze mbarambikeho ibiganza, nimwiyaranje mubahoke mbarambikeho ibiganza. Yesu hari icyo yatuvuzeho. Manuka nawe uri hejuru ku mwembe, banguka, tabara, banguka musengere. Nawe banguka wikwita ku bandi bantu, ngwino nawe mumanuke mubanguke. Namwe nimumanuke mubanguke, mubanguke cyane mbasengere. Mbahuze na Yesu akora ibintu bitangaje, abavaneho umwaku, abavaneho karande, abatandukanye n'inyatsi. Ayo mashini imbara Yesu muyakome. Ndashaka kubahuza na Yesu, ndashaka kubahuza na Yesu. Muntu utarakizwa, muntu utarakira Yesu akumva yakwakira Yesu, naze muhuze na Yesu. Mubanguke, ndindire n'abaza mu biganza bari mu muhanda, mukomeze muze. Ndaguhuza na Yesu, ndaguhuza na Yesu. Abana be baretse kuzandaza kubasengera, ndaguhuza na Yesu mama, ndaguhuza na Yesu papa, ndaguhuza na Yesu mugore, ndaguhuza na Yesu wankumiwe. Azagukuraho umwaku, azagukuraho inyatsi, azagukuraho karande. Yesu azagushyira hejuru, uzamererwa neza. Icyo ukeneye ni Yesu, ibindi akazabyikorera. Ntago mbizi, reka twakire bari abashumba bose. Abashumba bose nimutambuke mwigire hino. Abo bantu ni abantu Yesu ahamagaye kugira ngo bamwakire, bahure nawe bagirire neza. Nimwigahure mugaruke hino, dusengera abantu tubahuze na Yesu. Ariko ndasaba iteraniro ryose, ndagira ngo duhe Yesu amashyi, tumushimire ko ari umwami. Yesu ni umwami. Nta muntu usigaye atarakira Yesu. Tugiye gusengera ibintu biremereye kandi ntago wabibona utarabona Yesu. Muntu ushaka Yesu naze tumusengere. Nta muntu usigaye ashaka Yesu. Nimbaraba twakwakira tubasengere bahagaze. Mushumba urimo kuvuga ngo iki? Barebe hariya. Abashumba bamwe baza ntacyo byabitwaye. Hanyuma twese iteraniro twatunga ibiganza bano bantu Yesu ahamagaye. Korari niki cyabazanye, yabi yavuye mu Burunga, yabi yavuye i Rubavu, niki cyabazanye. Mutunga ibiganza dushimire Yesu. Ndagira ngo twakire mushumba ngo hakira bari usenga aba bantu bahuze na Yesu. Turagushimiye uhoraho. Bibiliya iravuze ngo icyakora abakwemeye bose bakizera izina ryawe, wabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana, bahagurukijwe no kukwakira. Haleluya. Data bahagurukijwe no kukwizera. Kandi Bibiliya ayongera iravuze ngo kuko wakunze abari mu isi cyane byatumye utanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Urakoze kubw'aba bantu, urakoze kubw'urukundo wadukunze, urakoze ko bakwakiriye, urakoze ko ufite ubugingo buhoraho. Kandi waravuze ngo mwizere Imana nanjye munyizere, ndagiye kwa Data nzagaruka mbajane. Urakoze nyiribihe, urakoze amahoro yacu. Ngaba wavugiye mu kanwa ka Hoseya ngo abatari ubwoko uzabahindura ubwoko. Ngaba bahindura ubwoko. Ngaba n'abana bawe ntibabyawe n'ubushake
bukwe bwacu ahubwo wabyawe n'Imana. Ubarebe neza, haleluya, ubarebe neza, ubamureho gukora kose ku mwanzi, ubazamure, ubashire hejuru, bere bakure. Urakoze kumvise gusenga, kandi kubikoze tubisabye Imana mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu, amen, amen. Nimukomeze muhagarara ha mu ndebe, nimundebe hano mimuretse kugenda gato. Ndashaka ko tuza gusengana je namwe, kandi ndashaka kugira ibintu mbasabira Yesu. Igira hino ura mugabo, nimurebe ura mugabo, nimuse n'abagenda bahagarare harani bajyane kuri, muvugane nawe muhite mugaruke mbasengere. Ndashaka ko dusenga muvuyeyo, babandike gusa, babandike. Ndashaka kuzajya mfata umwanya nkabasengera ko mubacishije habise, mubanyuze hano munsi, munyura ha munsi, kandi ntimutinde. Pastor wakwiyongereho ukajyana nabo, ihangane wigora ujyane nabo. Ntago uruwaha abadiyakoni, nta wundi mudiyakoni uri ahanganga bafashe. Abadiyakoni babiri ni baki, nawe genda wiyongereho. Ndashaka ko dusengana isengesho twese tukabwira Yesu ngo duhe ko kwizera. Ninde muntu ukeneye kwizera Yesu byuzuye? Haguruka tubwire Yesu ngo mako kwizera. Haguruka ubwire Yesu ngo mako kwizera. Umuntu wese ukeneye ko dusengana nahaguruka abwire Yesu ngo numva ashaka kukwizera. Twagira iki cyifuzo twese tukabwira Yesu ngo duhe imbaraga zo kukwizera. Waramwakiriye ariko ndashaka kumwizera, hanyuma akazagushyira hejuru wamwizeye. Tugiye gusenga, kandi ndashaka gusengana nanjye. Asa nk'uwigira hino papa, ndashaka ko dusenga gutya. Fata uwo muntu mu biganza mwegeranye gutya nk'uko mfashe uyu mupapa. Nubura ufata uyaranje umushaki, shaka umuntu ufata mu biganza byombi, murebane mu maso, hanyuma dusenge. Uwo muntu ugiye kumusengera, ubwire Yesu ngo muhe imbaraga zo kukwizera. Hanyuma ndaza kuvuga ngo murekure. Nimvuga ngo murekure, uhita umurekura. Ufate telefone yawe n'ibitabo byawe nk'umuntu utashye, uhita ufata ibintu byawe byose nk'umuntu utashye, ufatireho. Uhawe kino kibuga cyose naho uri, usenga ubwire Yesu ngo ndashaka kunzamura ukankira hejuru nk'umwerezi, ukazamura abana banjye, ukazamura akazi kanjye. Turaza gusenga, ntago twasuza tutabwire Yesu ngo natuzamure, kandi ari yo ntego. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kuri uwera. Sengera uwo muntu ufashe, musengere. Bumbura umunwa wawe umusengere, bumbura umunwa wawe usengere uwo muntu. Zamura isengesho umusengere. Sengera uwo muntu ufashe mu biganza, bwira Yesu ngo muhe kukwizera. Bwira Yesu ngo muhe imbaraga zo kukwizera. Bwira Yesu ngo muhe imbaraga zo kukwizera. Bwira Yesu ngo wabikora. Bwira Yesu ngo wabirema. Sabira uwo muntu imbaraga zo kwizera Yesu. Hakukwizera Yesu, hakukwizera Yesu, hakukwizera Yesu, hakukwizera Yesu, hakukwizera Yesu. Ndasenze ngume kukwizera Yesu. Yesu makukwizera. Shalabini ela makukwizera. Samweli w'inyama n'amaraso si yabibasha, ariko makukwizera Yesu. Tangira wisengere, fata umwanya mutoya wisengere, ubwire Yesu ngo nzamura. Bwira Yesu akuzamuri. Fata umwanya wawe wisengere, ubwire Yesu ngo nzamura, nzamura mere nk'umwerezi. Uwo muntu umurekure wisengere. Fata umwanya wawe wisengere, bwira Yesu ngo nzamura. Bwira Yesu akuzamurane n'abana bawe, bwira Yesu akuzamurane n'urugo rwawe, bwira Yesu akuzamurane na bene wanyu. Fata umwanya wisengere, wikwita ku bandi bantu. Nushaka upfukame, nushaka usenga ugenda genda, senga ngaho waje wenyine. Bwira Yesu, bwira Yesu, bwira Yesu, bwira Yesu. Tuzamure Yesu, tuzamure Yesu, tuzamure Yesu, tuzamure Yesu. Shalabini elo tatakosani elai
warabivuze kuzatuzamura tukamera nk'imyerezi y'i Lebanoni. Warabivuze kuzatuzamura ukatugeza ahantu kure. Warabivuze kuzaturwanirira. Warabivuze kuzakenyuruza abami ukadukenyeza. Senga, senga, wikwita ku bandi bantu, senga. Imana iguhaye umwanya ngo usenge. Imana iguhaye umwanya ngo usenge. Imana iguhaye umwanya ngo usenge. Zamura ibyifuzo byawe, zamura abana bawe, zamura umugore wawe, zamura akazi kawe. Ndakumvise Yesu, uri data wa twese mwiza, uri umutabazi wacu, uri data wa twese mwiza. Ukora ibintu bitarondoreka, umenagura imbaraga z'abadayimoni, wimura imisozi itabimenye. Kubita imbaraga zaturwanyaga, kubita imbaraga zarwanyaga bera, kubita imbaraga zatuzengurukaga, tuzengurutse ibyatuzengurukaga. Yesu nabyambura agaciro. Shalabini etokesani wini Eloi. Turakwizeye Yesu, turakwizeye Yesu, turakwizeye Yesu, turakwizeye Yesu, turakwizeye Yesu. Shelebone takosa petekosa ni Eloi enibini danosaliwa. Zamura ibiganza byawe byombi, zamura ibiganza byawe byombi. Ndashaka kubabwira ko numvisha ikirere kimeze neza, buri muntu wese agiye kugira ibintu avuga bigafata. Ndashaka kusenga uvuga amazina y'abana bawe, ugasenga uvuga amazina y'abarumuna bawe, y'abakuru bawe na baso wanyu, ay'umugore wawe, ay'umugabo wawe. Ugasenga ubavuga, uvuga ngo Yesu nabazamure abagire nk'umwerezi. Tangira usenge, vuga abana bawe amazina yabo, vuga umugabo wawe mu izina, vuga akazi kawe mu mazina. Ndasenze Yesu, ndasengera umugore wamaye, ndamusengeye Mana, 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 ndamusengeye Mana. Abana bamaye ndabasengeye, ndasengera amazina yabo, amazina yabo ndayakumurikiye. Irabizi kundwa yera, irabizi Rwemarayani. Ndasengera Brigitte, ndasengera abana banjye, ndasengera umudamu wanjye, ndasengera akazi kacu, ndasengera business zacu. Tuzamura Yesu, tuzamura Yesu. Zamura eriteraniro, zamura ababaririmbyi, zamura ururembo, zamura izi paruwasi, zamura abagabo, zamura abagore. Anakota kota bini tala menestai bini dalango shini wini dalaizaniko. Turamenagura, turanetraliza, turirukana, turavunaguza katika jina la Yesu. Petakosani Eloi shelebini takosaniko enebini talastai bini Eloi shenewini dalabini takosa petekota kosani Eloi. Petakota kosani shelebini talabini Eloi. Tugukomeye amashi Yesu, tugukomeye amashi Yesu. Komeza uhagarare, haguruka nawe wari upfukamye uhagarare. Hari ikindi kintu numvise, nungutse isengesho nonaha, munyikirize muvuge ngo amen. Ko munyihoreye amen. Torero amen. Ntabwo ari ubuyobe tugiye gusenga. Ndashaka ko abantu mufata ibintu biremereye mwumva byabaremereye, kandi wiyeranje ntiwite ku bandi. Ndashaka kusenga nkaho waje gusenga wenyine. Ubwire Yesu ngo ibi bintu birandemereye kurusha ibindi. Nimba uri bupfukame, nimba uri buryame, tugiye gukora amasengesho ameze nkamwe ya kiyamuka. Tugiye gusenga, nubona indirimbo muzaziririmba nejo, no mukanya muraririmba. Pastor garukana ufate mikrofone dusenge. Tugiye gusenga, tubwire Yesu agira ibintu ahambura. Iki giterane ni cyo kugira ngo abantu Imana bazamure. Tugiye gusenga abantu ngiye gufatanya na pastor dusenge, nawe usenge ubwire Yesu ngo tuzamure. Ndashaka kusenga ukagera ku rwego aho utangira kuzamuka. Nimba uri bufate nabo kayihagararaho, nimba uri buzamuka ukagera hejuru iriya, ubwire Yesu ngo ndumva nzamutse, ubwire Yesu ngo ndumva ngezeyo, ubwire Yesu ngo ndumva nagiye. Bakumere mikrofone, ubwire Yesu ngo ndimo ndazamuka, nzamukanye n'abana banjye, nzamukanye n'inzu yanjye, nzamukanye na bene wacu. Ababyizeye mutere haleluya, ababyizeye mutere haleluya. Mana mu izina rya Yesu
dufashe ibintu biremereye kurusha ibindi, dufashe ibintu biremereye kurusha ibindi, zamura ibintu biremereye kurusha ibindi. Mana ihoraho, Mana ibera hose icyarimwe, Imana irambura ukuboko ntihagire uguhina. El Shaddai, El Shaddai, Hallelujah, El Shaddai, hallelujah, El Shaddai, El Shaddai, Jehovah. Yes, mwana w'Imana, ni wowe uyera mwitangira ukavuga ibyiherezo, ukahera mu bihe ukavuga ibitarakogwa, ukavuga ngo imigambi yawe ni myiza, icyo uzashaka cyose uzagikora, icyo washaka muri iri teraniro ntawagukoma mu ngokora. tuzamuye ibintu biremereye kurusha ibindi, tuzamuye ibiremereye kurusha ibindi, tuzamuye ibiremereye kurusha ibindi, tuzamuye ibiremereye kurusha ibindi. tuzamuye ibiremereye, turabasengera, tuzamura ibiganza byawe musengera, sengera ibintu biremereye, sengera ubugingo bwawe, gira ikintu usaba Yesu, gira Yesu agira ikintu akurema, gira Yesu agira ikintu aguha, gira Yesu agira ikintu akurema. Senga, senga nawe, senga nawe, senga nawe. Regrai modas, se fosse regrai da cessa, vebrai adam, bretune, ve desane edam, santa e você dre edam. Hallelujah, yes. Amen, 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 amen. Kambabwire tugihagaze.